Inkuru mbi ku banyeshuri bakoze ikizamini cya leta muri uno mwaka washize, ntibabashe kugera amanota 50%, barangiza bagahita bava mu ishuri. Aha ngaha rero tubazaniye inkuru nziza itari buze kubashimisha. Ni nyuma y'uko hakozwe inama yiga ku banyeshuri baretse ishuri nyuma yo gutsindwa ntibasubireyo. Aha ngaha rero mbazaniye ibintu bibiri ngiye kubabwira kuri aba banyeshuri, ingamba bafatiwe, ese inama yavugaga ku biki, ese byari byifashe bite muri iyo nama. Uri kwibaza ngo iyo nama yaganiriye ku biki, ese aba banyeshuri bagiye gufatirwa izihe ngamba, ese ni iki cyavugiwe muri iyo nama. Ba hafi aha ngaha wumve imyanzuro yabafatiwe, wumve n'iki inama yagarutseho. Gusa mbere y'uko ntangirana n'iby'inama yavuze, ibuka gukanda subscribe, ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubana natwe mu bindi bintu nk'ibi ngibi kandi byakugirira akamaro. Kandi nuza kubona iki kiganiro hari ikintu cyakumariye, wibuke kugisharinga, dore ko hari n'abandi bantu benshi bakeneye kuza kumenya aya makuru, yewe yanabafasha. Mureke dutangire rero. Reka ntangirire ku cyo inama yigagaho, ndaza gusoreza ku myanzuro yabafatiwe. Ino myanzuro rero ni ikakaye cyane, mube hafi muze kumva iyo myanzuro. Mureke dutangire. Kuri iyi tariki ya gatanu ku itariki ya gatanu z'ukwa 11 nibwo hakozwe inama yiga ku banyeshuri bakoze ikizamini cya leta, ku bari basoje mu wa gatatu ndetse no mu wa gatandatu, ariko by'umwihariko ku bakoze mu wa gatatu toronkome. Ni inama yigaga ku banyeshuri batasubiye ku mashuri kwiga, by'umwihariko bagendeye ku batsinzwe. Muri make, iyi nama yize ku banyeshuri batsinzwe ikizamini cya leta ariko bikarangira badasubiye ku ishuri. Hari bimwe mu bintu bagarutseho bigiye gukubira muri utu tuntu nka tungahe. Akantu ka mbere karavuga ngo bigenda bite kugira ngo umunyeshuri watsinzwe nta kintu yabuze ave mu ishuri. Iki ni ikintu cya mbere bigagaho. Ikintu cya kabiri baravuga ngo hanze aha ngaha muri sosiyete, nubwo utaba ufite akazi ariko dukeneye umuntu ujijutse. Ntabwo biri ngombwa rero ko uta ishuri ngo ni uko watsinzwe. Ushobora kuba udashoboye kwiga ukagana imyuga, cyangwa ukagaruka ku ishuri ugashyiramo imbaraga ukabasha gutsinda. Iyo ni ingingo ya kabiri bagarukagaho. Ingingo ya gatatu rero ari nayo ikakaye, baravugaga bati bamwe mu banyeshuri nyuma y'uko dufatiye ku manota asa nk'aho ari ayakwiye, 50% bo bavugaga ko ariyo manota akwiye ku munyeshuri, kuko ngo umunyeshuri utabasha kugira 1/2 ari ku ishuri bishatse kuvuga ko nta kintu yaba ahabwa n'abamwigisha. Kandi koko nibyo, ubundi iyo watsinze cyangwa ugaragara nk'uwatsinze ugomba kuba ufite 1/2 cy'amanota fatizo. Ubwo rero ku muntu utaragize 1/2 cy'amanota fatizo, nawe wigaye kabisa, wigaye wumve ko watsinzwe. Njye simba numva n'impamvu yatumye uva mu ishuri. Ubwo rero ako ni akantu ka gatatu. Noneho iyi nama babyizeho cyane, bafata umwanya, kuko inama yabaye amasaha agera kuri 6 bari kwiga kuri ibi bintu. Bari kwiga kuri bino bintu, bahita banatangaza yuko hagiye gutangira imikwabo. Mu turere twose tugize igihugu, bagenda bafata aba banyeshuri bagiye bava mu ishuri nyuma yo gutsindwa ikizamini cya leta. Ingingo ya mbere mu ngingo nababwiye, baribazaga ngo ni gute umunyeshuri ava mu ishuri nta kintu yabuze, ngo gusa ni uko yatsinzwe. Ibi abayobozi bamwe na bamwe ntabwo babyumva, ntabwo bumva ukuntu umunyeshuri muzima, umunyeshuri ufite ibintu byose, wishyura minerivare ye, dore ko banabyohereje nyuma y'aho haziye 12 years, ukuntu ashobora kwifata akava mu ishuri yewe nta kintu yabuze kiri buze kumufasha kwiga. Ibi rero abayobozi bari kubiganira babyumvaga nk'ibidashoboka, akavuga ati ibi byo kuva mu ishuri bishobora kuba ari ugukurura umayibobo n'uburara,
reka tugire icyo twabikoraho bikiri mu maguru mashya. Ubwo rero aribwo iyi nama yagendaga yiga kuri ibi bintu byagendaga biza kurangira hafashwe ingamba. Rero sasa hamwe mwumve ingamba bafashe. Ingamba bafashe ziragira ziti: umunyeshuri wese uzi ko wasoje tronkome atsinzwe ntasubire ku ishuri yemerewe kuba yafatwa agafungwa akajyanwa kwigira ahandi nyine muri ba bantu bitwa b'inzererezi. Ibi ngibi babigarutseho nyuma yo kuvuga ko aba bana bavuye ku mashuri bakiri batoya bakaba batari kwiga, n'ubundi byarangiye bahindutse inzererezi, dore ko ubu nta n'ikintu baba bari gukora kubera ko imyaka yabo itarabana myinshi. Bahisemo gufata umwanzuro wo kugenda bakora umukwabo muri buri karere, bagenda bafata buri mwana wese wanze gusubira ku ishuri namenye ko nibamufata azafungwa, kandi igitangaje kurushaho, uzafungwa iwanyu bakwishyurire minerivare uri kuba mu nzererezi udafashwe neza uko bikwiye, wakabaye uri ku ishuri kwigira bisanzwe. Icyo nababwira rero mbagira inama, kuko imyanzuro yafashwe yo irakomeye, kandi urebye uburakari bayifatanye bigaragara ko ibi bintu birimo imbaraga. Inama nabagira rero, mushaka mwakisubirira ku ishuri mukajya kwiga mugashyiramo imbaraga mukareba ko amanota 50 mwazayabona. Ushobora kugenda wumvaga ugiye gushaka 50 ugashika ubonye 80. Biba bishoboka cyane, nta kidashoboka kabisa. Gusa nyine icyo mugomba kwitondera ni imyanzuro mwafatiwe. Imyanzuro yo kujyanwa kwigira mu nzererezi ntabwo ari imyanzuro nziza ko ku mwana wakabaye uri ku ishuri uri kwiga bisanzwe. Iyi niyo mwanzuro ukakaye wafashwe. Ikindi kandi bagarutse ku babyeyi bashobora kuba barabigizemo uruhare bagatuma abana babo badasubira ku ishuri cyangwa ntibabohereze ku ishuri kubw'impamvu zabo bwite ngo nuko basibiye. Ibyo nabyo biraza kurangira rero ababyeyi bibagizeho ingaruka, kuko baraza gufatirwa ibihano. Yewe muri ibyo bihano harimo no kuba bafunga umubyeyi mu gihe kitarengeje amezi 6. Biri kuvuga ko ngo bari ukugumura umwana kamubuza uburenganzira bwe. Gusa icyo ndi bubabwire cyo, aside yuko mwaravuye mu ishuri mwafatiwe imyanzuro ikakaye kabisa, babahagurukiye nimusubire ku ishuri mujye kwiga. Wewe icyo nakongera kukwibutsa, wowe uri kureba kino kiganiro, ibuka ukande subscribe, ufungure inzogera, nzajya ngenda nkubwira buri karere umukwabo ugiye gutangiriramo. Umukwabo nzankubwira akarere umukwabo ugiye kuberamo, kugira ngo n'uri muri ako karere umenye ko nawe waziwe. Kuko ibi bintu muri kubifata nkaho bitaremereye, ibi bintu biraremereye. Uzabyemera neza abashinzwe gufata bakugeza bari kubwira ngo icara hano cyangwa ngwino hano. Muzabyemera neza mwisanze nk'ahantu muri sale muri nka 400 mwaturutse mu murenge umwe kubera gutsindwa kwanyu. Rero nimugire musubire ku ishuri mwige, n'ubundi dore igihembwe cya mbere kimaze kurengaho iminsi myinshi kabisa. Nimusubire ku ishuri mwige, cyangwa muhitemo kuzajya kwigira mu nzererezi. Reka duhure muri video z'ubutaha. Ciao ciao.